Yes, nongeye kubasuhuza nshuti banyarwanda bakunzi mukunda umukino wa handball hano mu Rwanda. Nongeye kubasuhuza ngira nti ikaze k'uyu mukino, k'urubuga cyangwa se hano dusangirira ibiganiro bya buri munsi uko bwije uko bukeye, kandi nkomeza gushimira buri umwe wese ukomeje kujya ampa ibitekerezo, kuko urubuga uyu mukino ntabwo ari uwanjye ahubwo n'uwawe n'uwuriya n'uwacu twese, maze twese tugahuriza hamwe tukikundira umukino wacu handball, dore ko imvugo ariyo ngiro handball is my choice, is our choice, is a choice. Ndavuga ngo buri umwe wese aho uri, aho uherereye ku isi hose, Banyarwanda, Barundi, ba diaspora, abantu mwese mutuye mu bihugu by'Uburayi, mwese turabasuhuje, twongeye kubifuriza amahoro y'Imana ngo abane namwe. Uyu munsi ni iki kihishe inyuma tugiye kureba nk'umukino wacu wa handball, niki cyaranze handball, umukino wacu wa handball muri weekend ishize. Ni ukuvuga ngo mbere y'uko dutangira ikiganiro tugiye kubanza twumve umwe mu batoza cyangwa se umwe mu batoza bafite ibigwi hano mu mukino wa handball hano mu Rwanda ndetse no muri EAC cyangwa se East African Community, muri kano karere ka gatanu ka Afurika, ku buryo tugiye kubanza twumve amarangamutima ye cyangwa se imbamutima ze yagaragaje ejo hashize, ubwo yagiye ku mbuga nkoranyambaga aravuga ngo tubanze twumve aya magambo yivugiye ubwe ku giti cye mbere y'uko dutangira ikiganiro. Muri weekend ishize amakipe twahuye yaratwumvishe cyane cyane Nyakabanda Handball Club, aho twayitsindaga ibitego 68 ku bitego 19. Ni ibitego bitari bikeya muri handball, gusa ubu intego Police Handball Club ifite ni ugutsinda ikipe iyo ari yo yose muri kino gihugu, kandi twarabigaragaje ko turi ikipe ikomeye muri East African dutwara ECAF 2025. urwego turiho buri kipe yose tugomba kuyotsa igitutu. Ubu dukurikijeho Musanze Handball Club. Abakunzi ba handball ku itariki ya 8 z'ukwa gatatu 2026 bazazi Musanze tubereke umukino mwiza muri handball. Asoza ashyiraho amazina ye Coach Antoine Ntabanganyimana. Yes, nkuko mwumvishije rero umutoza wa Police Handball Club, imbamutima ye cyangwa se amarangamutima ye, koko abantu bakurikira umukino hano mu Rwanda cyangwa se mw'akaro karere ka Afurika, ibi koko yavuze murabona nibyo? Yego cyangwa oya? Muri comment ndibuze kuza kubisangamo, kuko uyu mutoza ikintu yatangaje amagambo akomeye cyane. Aricyo kintu tugiye kureba ingingo ku yindi, turebe ni iki kintu cyihishe inyuma kugira ngo yuko yavuze ibi ngibi. Ese yabivuze kubera iki? Kubera ko imikino igeze ahagana hehe? Kubera ko amakipe amanota bafite amwemerera kuvuga aya magambo, cyangwa nuvuga mu ingingo ya mbere rero, mbere y'uko tugera ku icyo kiganiro, mbere y'uko twongera kugaruka ku magambo yaraye yatangaje ejo hashize, ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere gihari n'uyu mukino wacu wa handball hano mu Rwanda, ntabwo abakunzi ba handball bose baravuga ngo uyu mwaka cyangwa se mu myaka irenga 4-5 Polisi ni ikipe y'ubukombe, ni ikipe ikomeye cyane ku rwego wowe udashobora kugira gute, ku rwego udashobora nta yindi kipe yo mu Rwanda cyangwa se muri kano karere ishobora kuba yayisukira. Nuvuga ngo rero ikintu kibitera ni iki ngiki. Tugiye guhera ku kantu kugira ngo wumve ese kipe ya Polisi ikomeye mu buhe buryo. Mbere y'uko ibi byose bitangira kugenda biba, burya kubaka umukino, kubaka ikipe igakomera, ntago ari ukuba uvuga ngo ekipe ni ukuza ukicara ku kibuga ukadamaza ukaregeza ukavuga ngo oya. Nuvuga ngo buri kintu cyose
buriya ikipe igizwe n'icyo bita disipurine. Mbere na mbere igizwe n'icyo bita kumvikana. Kumvikana byo bize bikikubira muri iyo disipurine, kuko ntabwo ushobora kumvikana udafite disipurine. Iyo ufite disipurine ubundi bakubwira yuko, abahanga bakubwira yuko disipurine ni 99% nibyo bigize kuba wagira icyo bita success, cyangwa se kuba hari icyo ibyo byose wageraho. Byose ni ukuba ufite disipurine, kuko disipurine igutoza ibyo byose, izo ndangagaciro zose nyine iyo gutegeka ko ugomba kuba ufite ibyo bintu. Ni ukuvuga ngo disipurine rero yo irakwitegekera ikakubwira ngo kubera kubaha ufite cyangwa se ugucisha makeya cyangwa ukwitwararika. Ntabwo kuvuga ngo kugira disipurine ntabwo bisaba ibindi, bisaba kwitwararika. Ese nditwararika nte mu kintu ngiye gukora? Nditwararika nte? Aricyo kintu rero cyiza kikajya kigakoma mu nkokora andi makipe. Polisi ariyo mpamvu ubona umutoza wabo yavuze biriya, nuko nyine n'umutoza niwe uhagarariye ekipe. Nuvuga ngo kugeza ubu ngubu ni uhagarariye ekipe ya polisi. Nuvuga ngo niwe disiplineri wayo, niwe uyireberera. Iyo disipline rero yagendeye kuri disipline, icyo ibahereza nibyo yatangaje. Nuvuga ngo yatangaje ibyo bafite, yatangaje ibimurimo we nk'umutoza mukuru wa ekipe ya polisi, wungirijwe na Bawarikoti, wungirijwe na Bawarikoti ndetse na Fandesiriro. Tubabwira tuti mukomeze mushyiremo morale kandi ibyiza biri imbere. Hagati aho ngaho rero ibi bintu polisi kuba yavuze gutya, ni ukuvuga ngo mbere y'imyaka 4 cyangwa 5, reka mbere aho ngaho, ni ukuvuga ngo polisi wasangaga ari ekipe itsindwa na APR cyane cyane ku buryo butanasubirwagaho, ndetse polisi ugasanga itsindwa n'ikipe za segonderi. Kuko niba ababyibuka Kigoma, Ecole Secondaire de Kigoma, ubwo yigagamo ba Shafi, ba Paul, ba Kabangi n'abakinnyi bitwa ba Com, ba Muhire Yves n'abandi benshi cyane. Ubwo ngubwo nicyo gihe, kuko ndibuka ko icyo gihe rero niho ikipe ya polisi yatangiye kugenda ibonera yuko amazi atari yayandi. Kandi ibi yari igize yari ifite abakinnyi bakomeye nk'abo bita ba Gilbert, ba Kamarade. Wasangaga ni ekipe yari ikomeye cyane. Ariko nyuma y'uko itangiye kugenda ikorwa mu jisho, ikorwa mu kwaha n'ikipe na segonderi, yewe APR yo urumva byaga ari ibintu bigize, yaravuze ngo ese ni iki kintu twakora kugira ngo natwe twigarurire iyi si y'umukino wacu hano mu Rwanda, twigarurire iyi si y'umukino wa handball hano mwa kano karere kacu, yewe ndetse ku buryo no muri Afurika batumenya, bakavuga ngo muri polisi dufite ikipe ikomeye, dufite abakinnyi bakomeye. Polisi ikintu yagiye ikora bitandukanye n'izindi kipe, yaragiye yifatira babakinnyi bose bavuye muri segonderi, babakinnyi bose bari bazi ko bakomeye, igendera bafata, igenda izanamo umwe, kuko ikintu cyaruteraga nuko ntabwo tuvuge ko nta bushobozi yari ifite bwo kugura abakinnyi benshi icyarimwe ngo ibe yahangana na ekipe ya APR Handball Club. APR Handball Club impamvu yayitsindaga ni uko yabaga ifite amafaranga, akavuga ngo twebwe ntabwo twajya ku isoko rimwe na Police Handball Club. Igenda yizanira babakinnyi bakomakomeye APR, ariyo mpamvu mbere y'imyaka 5 yafataga polisi ikayitsinda, ikaba yayitwara ibikombe hafi ya byose byakinirwaga hano imbere mu Rwanda. Nuvuga ngo polisi iravuga ati rero nta yindi shuwa, abana bose tugiye kugenda dufate ya pepiniere, bana tubona bafite tara, bana tubona bafite amashagaga, bashaka gukina umukino, bashaka kugira icyo inyungu bawubyaza muri handball. Bagenda barebamo babakinnyi bari bagiye bakomakomeye, barabazana, ariko bakomeye mu buryo bw'umukino, yewe ndetse kandi bakomeye mu buryo bwa discipline. Icyo kintu baragiye baracyitonderaho cyane, ari kimwe mu bintu kugeza ubu ngubu kiri kubafasha, ikintu cyitwa discipline. Tuvuga tuti courage kandi congratulation kuri coaching staff ya ekipe ya Police Handball Club. Nuvuga ibyo bintu rero baragiye bazana abakinnyi bitwa, tugiye guhera ku mukinnyi witwa Kayijamahe Yves. Kayijamahe ni umukinnyi wa mbere kugeza ubu ngubu navuga ko mu mwaka mu karere ka 5 ka Afurika ari we mukinnyi wa mbere w'umupivo
yewe umukinnyi ufite speed, ni ukuvuga ngo karite zose, uburyo bwa scoring, uburyo bwa jump, uburyo bwa discipline, uburyo ndetse n'uburyo bugendanye n'ikintu bita dressing room, n'uwo mukinnyi uraza ukamusangana izo karite zose. Ni umukinnyi witurije ugira discipline, ni umukinnyi ufata time we akagenda akavuga ngo uyu munsi ni ku munsi wanjye wo gusenga, ngiye gusenga. Noneho tukaza ku mwanya wa kabiri, tukaza tukasanga umukinnyi witwa Mbesutunguwe Samuel. Mbesutunguwe Samuel nawe ni umukinnyi wagaragaje ko ni umukinnyi ufite imbaraga, ushaka gukina umukino wa handball, ufite ikintu bita discipline, ufite ikintu bita shooting, ufite ikintu bita ufite ikintu mbega bita za discipline zose, icyo bita comportement cyangwa icyo bita caractère cyangwa icyo bita caractère zakagombye kuba ziranga umukinnyi, cyangwa se kugira ngo umuntu abe umuntu nizihe discipline yakagombye kuba afite, nizihe comportement cyangwa nibihe bintu byagombye kuba bimuranga. Ibyo bintu rero bimwe 85% izo discipline barazifite. Tukaza ku mwanya wa gatatu tukasanga umukinnyi bitwa Emmanuel cyangwa se Emi Kubwimana. Ni umukinnyi nawe ufite comportement zimeze nk'izo bita nk'iza Yves, ariyo kintu cyiza kikabafasha. Ukaza ukasanga abakinnyi bitwa bakahasanga abakinnyi bakuze abo bitwa ba Gilbert, bagasanga ba Fande Cyaka, ba Fande, ngo ni Fande Cyaka, ngiye mwita Fande Cyaka kuko ngiye niryo zina ngenzi cyane, ariko Batista, Afande Batista. Ukaza ukasanga n'abandi bakinnyi bose bantambara aribo bitwa Bagatsibo. Ukaza ukasanga abakinnyi benshi cyane, muraza kuza kunyihanganira ko abakinnyi benshi cyane kubera ko ari abashuti banjye kandi twagiye tubana mu bihe byose. Ni ukuvuga ngo bita amazina y'amaserino, niyo mazina nkunda gukoresha, kimwe nk'uko nanjye bakunda kunyita ngo ni agasamusamu. Ni ukuvuga ngo rero kuba mvuze izina rye nkavuga Iserino nta kindi kibazo kirimo, ariko ndagira ngo mbabwire ngo ekipe ya Polisi Handball Club ni ekipe yubakitse, nta kindi kintu cyatumye uyu mutoza agaruka kwa aya magambo, ahubwo ikintu cyatumye agaruka kwa aya magambo ni uburyo arimo arabona icyo bita staff yiwe, uko barabona icyo bita dressing room ya ekipe yiwe, akabona umwuka urimo akavuga ngo ngereranyije n'andi makipe twakikomanga ku gatuza tukavuga ngo noneho wow, 30% y'ibyo twashakaga tumaze kubigeraho. Noneho ikindi ni uko turuze kugumya tugapushinga cyane. Noneho bikaza gutuma avuga ariya magambo, bikaza kuza guhita bivuga ngo ku yandi makipe azi ko adafite karite zimeze kuri araza bire yaferitinga gute. Ni ukuvuga ngo ariya magambo coach Antoine Ntabanganyimana yavuze, ni ukuvuga ngo kuri buri kipe yose, kuri buri mutoza wese ntabwo yabivuze. Ariya magambo ntabwo yavuze kuko yabwiraga Nyakabanda cyangwa mabwire Musanze Handball Club, hoya, ahubwo yabwiraga ikipe nka za Polisi, yabwiraga ikipe nka za APR Handball Club, yabwiraga ikipe nka za Kigoma, yabwiraga ikipe nka za Degi, yabwiraga ikipe nka za Tabagwe, yabwiraga ikipe nka Gicumbi, kugira ngo nazo zisubireho zivuge ngo ese koko niba twaragiye ku isoko ni gute twakagombye kureba umukinnyi, nizihe comportement twakagombye kureba ku mukinnyi, kuko kugira ngo umukinnyi atange umusaruro tumaze kubona ibintu bimuranga. Ikintu cya mbere ni uko afite ikintu bita discipline, kuba afite izo mbaraga zo gukina umukino, kuba afite icyo bita kuba umuntu afite icyo bita fraîcheur physique. Ni ukuvuga ngo kuba umuntu afite icyo bita uburyo ese umukinnyi abayeho ute. Rega n'abatoza cyangwa se abayobozi mugiye munakurikirana amakipe yanyu muyarebe ngo ese umukinnyi wacu n'ubuse tumufite afite bwa bushobozi bwo gukina, yego. Ese imirire, icyo bita alimentation yiwe, abona alimentation ziwe azibona ku buryo bwuzuye, abona ibiryo byubaka umubiri, abona ibitera imbaraga, abona ibirinda indwara, aliment énergétique, aliment protecteur, icyo bita na aliment constructeur et proteine. Ibyo bintu byose uwo mukinnyi wacu arabifite, kuko ejo nibyo kintu nuvuga ngo umubiri cyangwa se imbaraga z'umubiri ziva muri ibyo bintu yariye. Kwa kuri bavuga ngo iyo inka utayigaburiye ntago uyikama, inka itagaburiye itariye neza nta mukamo itanga. Tumenye rero ikintu cyatumye umutoza wa Polisi avuga ari amagambo ntago ari ikindi,
ahubwo nuko yamaze kubona nyirizina, akareba mu maso, akareba mu kwaha, kandi ni ukuvuga ngo yamaze guhengeza mu kwaha kandi makipe. Aravuga andi makipe yose uko duhagaze ubu ngubu nta kipe yemereye kutujya imbere. Ibyo yavuze njyewe ndabihamya neza 85% ko nibyo. Niba kugeza ubu ngubu polisi ntabwo ari ekipe ikivuga ngo irajya ku isoko rimwe na za Nyakabanda na za Degi wenda n'ikipe za segonderi, ariko kugeza ubu ngubu ikintu cya mbere kiri gukoma mu nkokora ekipe APR Handball Club nuko ekipe APR Handball Club kugeza ubu ngubu njyewe ndakubwira ngo icyo information zigenda zituruka ku mpande n'impande nuko ikintu bita dressing room yabo yari imaze iminsi ifite ikibazo gikomeye cyane, yewe unabona yuko imikinire yabo iri kugenda ibagonga cyane bitewe n'iki, ya dressing room niyo yangiritse, ibintu byose burya bita bisa nkaho bigiye gutakara. Ariko aricyo kintu cya mbere abantu muri gukurikirana mukareba ekipe ya APR Handball Club, nta muntu uherutse kubona icyo bita muvoma zayo, activite zayo nta hantu wabona wamenya ziri gukorera. Niba bari gukora umwitozo, niba ari mu ishyamba, niba bari gukorera baragiye mu butayu bakavuga ati reka dukore mu butayu byibuze no hantu hari ubushyuhe bwinshi cyane, byibuze tuzaze ahantu hari ubukonje, dusanga ikipe zigira ngo twari turi hariya ariko turi ahandi turi gukura. Ekipe APR Handball Club mbabwije ukuri, mbateguje ukuri ko muri iyo turu niho muri buze kuza kureba ikipe ya APR Handball Club, murebe bimwe mutegeze mubona, ku buryo ibintu bizatungurana ari ibingibi polisi Handball Club nayo n'ubwo idatuje irabizi ko n'ubwo ikomanze ku gatuza, ariko APR Handball Club nawe umutoza wayo Anaclet cyangwa se Anabar adatuje, afite inyimira avuga ngo ekipe ya polisi tugomba kuyereka ko twayitanze muri iki kibuga, twayitanze kuri uyu muhanda, mu buryo bwacu bw'imikinire, yaba buryo buri system, buryo buri tactique, tugomba kuba turi hejuru yabo. Ikintu kiri gusabwa ni iki ngiki rero, nuko ekipe ya APR ikintu cya mbere ifite abakinnyi guhera ku mukinnyi wa mbere kugeza kwa nyuma. APR niyo kugeza ubu ngubu ifite abakinnyi bakomeye mu buryo bw'amazina, ariko ku buryo bw'umusaruro kugeza ubu ngubu batarashobora gukomveka cyangwa se kwemeza abayikurikirana ndetse n'abakunzi bayo bavuge ngo wow, twagiye ku isoko rimwe neza. Kuko APR ahantu igeze ntabwo ari ekipe ijya ku isoko ivuga ngo tugiye ku isoko rimwe na Police Handball Club. Hoya, APR yavuze ati twebwe tugiye kwenda turi abakinnyi beza hano mu kano karere ka gatanu, turi abakinnyi beza bakomeye bari mu makipe akomeye. Twabonye nka za Equity wari imaze gusezera ekipe ya Police Handball Club inayisebeje cyane, iravuga ati tugiye kwenda muri ya kipe dukuremo abakinnyi. Ibyo koko achievement bayigezeho, abakinnyi bose barababona barabazana, ariko kugeza ubu ngubu nta musaruro barashobora gutanga. Ese ni ikintu kishe inyuma yo kuba umusaruro utarashobora gutanga? Nicyo bita birashoboka ko mu kibuga ntago burya kwa kundi bavuga ngo umubyeyi ntago abyara umwana ako kanya ngo umwana ahite yuzura ingobyi, cyangwa se nuvuga ngo ubyaye umwana ariko ahise amenya ubwenge ushaka ko agira. Barabyaye umwana ushaka ko yari afite amezi 2 ushatse ko ahita agira imyaka 12. Ntabwo ibyo bishoboka. Ikintu cyose kigira etape par etape, cyangwa se bisaba kugera wurira icyo bita escalier. Kurira escalier ya mbere bisaba kudataruka. Iyo procedure rero niyo APR Handball Club irimo, ariko bitandukanye na polisi yatangiye kuzamuka kuri za escalier ivuga ati twebwe escalier yacu rero ngubu twebwe aho bigeze tugiye kugera ku gasongero. Ari nacyo kintu kigiye gutuma abavandimwe abantu bakurikira umukino wa handball mu Rwanda tugiye kureba match ziryoshye mwino roturu. Yaba ari polisi iratangira itsinda ibitego byinshi cyane, yaba ari APR Handball Club iratangira itsinda ibitego byinshi cyane. Ese twitega iki? Dutegereze iki? Ni iyihe firimbi ya nyuma tugomba gutegereza nyuma y'umukino uzabahuza? Kuko niyo mukino wa nyuma uzaba ari ishiraniro, yaba ku batoza bombi, yaba ku bakinnyi bose. Kuko noneho uhura n'umukinnyi ukina muri polisi ugasanga wese ari kwishaza, wahura n'umukinnyi wa APR Handball Club ugasanga wese ari kwishaza.
ikintu kibaraje ishinga ni iki? Ni uko hari match ya retour bafitanye kandi buri wese azi ko agomba gutsinda, ariko cyane cyane abantu bafite, ni uvuga ngo APR Handball Club niyo ifite 85% gutsinda iyi match ya retour izabahuza ya derby. Ni kuko mu gihe APR Handball Club izaba idatsinze iyi match, bizaba ari ibibazo bikomeye cyane kuri ekipe ya APR ndetse n'abakunzi bayo, yewe ndetse n'abayobozi bayo n'abatoza bayo. Icyo kintu ni ikintu bagomye gukoraho. Ese kugeza ubu ngubu noneho ni iki kintu kigiye gukurikira? Bivuze ko amakipe yose rero, yaba ari Musanze, yaba ari ikipe ya Gicumbi mubona yicerekeye n'umutoza wabo wa mbere, njyewe nemera hano mu Rwanda, avuga ngo uyu mutoza isaha n'isaha yagukoreye ibintu bibi cyane. Umutoza witwa Mudaharishema Sylvestre, n'umuntu wese udakunda handball ndamukundishije, sibivuze ngo n'abandi batoza ari abaswa, yaba nuvuga ngo ngiye ubundi abatoza ba mbere nemera hano mu Rwanda, bivuga ngo baza muri top 4. Ku mwanya wa mbere hazaho Mudaharishema Sylvestre, akazaho coach Anakreti, akazaho coach Antoine Nabanganyimana. Abo ngabo ni abatoza shyira kuri karita ya mbere. Kuri karita ya kabiri abatoza, hari abatoza utoza Nyamagabe, atoza SK Padiri cyangwa se coach Kabanga, ariwe bita Padiri Mwo, ngewe undi mwita Padiri Mwo, barabizi impamvu nyimwita. Ariko ni ukuvuga ngo ichampiyona tugiye kurebera retour bavandimwe, ni shampiyona ikomeye cyane. Utazajya kubona ukabona ikipe yatabagwiraje kubera nabara abasore bayo na morale bafite, ukajya kubona ukabona batsinze Police Handball Club, ukajya kubona ukabona baraje batsinze APR Handball Club, ariko bagera kuri Nyakabanda ugasanga binyaye mwisumye Nyakabanda ugasangira batsinze. Ikintu rero bavandimwe, bantu mukurikiye umukino wa handball, bantu mukunda umukino wa handball, nsabana nisabira, ngira ngo mbisabire, kuko uyu mukino ni uwacu twese. Ngira ngo mbisabire, utarakora subscribe ndagusabye kandi ukazongera ujye ubona notification za buri munsi uko ibiganiro bitambutse. Rero nkomeza kubifuriza mbabwira ngo iyi weekend ikurikiyeho bantu bimusanze murarabitswe, hazaba ekipe ya Nyakabanda Handball Club, ekipe mukunda kubona irimo abantu bakuze cyane, yewe harimo n'abana. Noneho ubu ngubu hazabura n'ikipe ya Polisi kugeza ubu ngubu ku rutonde rwa shampiyona, niyo kipe ya mbere irimo irarusha ekipe ya APR Handball Club amanota 2 ndetse n'ikinyuranyo cy'ibitego 13 kugeza ubu ngubu. Shampiyona rero iyi weekend ntimucikwe, yewe APR nayo irabiri ku kindi kibuga, iraba ikurikirana ireba ngo ese niki twakora kugira ngo iriya score cyangwa se iriya difference ya biriya bitego tuyikuremo ku mukeba ariko turusha. Imikino rero iraba yaba ari hane, yaba ari APR izabiri gukina, yaba ari Police Handball Club izabiri gukina. Ariko icyo mbifurije nuko iyi weekend ni uburyo ku bantu bakunda umukino wa handball. Ikiganiro nakagaruka, ciao ciao.